mama buretse gato ndaje. Umukobwa yahise ava ku buriri aragenda ajya kureba umuhungu mu cyumba aho arwariye nawe. Yaramubajije ati ese umeze ute? Umusore ati ndi kugenda mererwa neza gahoro gahoro, bambwiye ko mu gihe gito ndaba ntashye. Umusore yaramurebye ati ese ko wambaye gutya nkanjye kandi? Umukobwa ati ni inkuru ndende, nzayikubwira numara kumererwa neza. Umukobwa ati ndishimye kuko ubona umeze neza. Umusore ati yego se, natekereje ko wandakariye ahubwo. Umukobwa ati nakurakarira gute se? Umusore ati nari nzi ko utazaza kundeba hano. Umukobwa ati oya, nagerageje inshuro nyinshi kuza kukureba, gusa mama wawe yari yabwiye abaforomokazi ko ntemerewe kwinjira. Umusore ati kubera iki? Umukobwa ati none se ntago bizi? Umusore ati ni ibiki? Umukobwa yaramwegereye aramubaza ati ese nakwizera? Hari ikintu ngomba kukubwira. Ubwo yamufashe ikiganza disi. Umusore yagerageje kweguka kugira ngo yumve umukobwa. Mama w'umusore bwakiye mu gitondo ajya kureba mama w'umukobwa. Mama w'umukobwa ati urakora iki hano? Umugore ati ndashaka ko tuvugana. Mama w'umukobwa ati umva nkubwire nta kintu na kimwe uravuga. Sinkeneye ko umukobwa wanjye umuntwara. Kandi niba unabikeneye uhamagara abasirikare, uhamagara abapolisi, nushaka uhamagara na FBI. Adina ni umukobwa wanjye. Uri kubyumva neza? Umugore ati ese wareka tukavugana nk'abantu bakuru? Mama w'umukobwa ati tukavugana nk'abantu bakuru? Mama w'umusore ati hano hari sheke ya $20,000 kubw'uko wareze umukobwa wanjye. Ndabizi neza ko adahagije ariko kubw'ibyo wamukoreye. Mama w'umukobwa ati wa mugore uri ikibi, uri kuza kugura umukobwa wanjye n'ayo mafaranga? Mama w'umusore ati ariko ni umukobwa wanjye, ntago ari uwawe. Nana ati kubera ko bakoze DNA ni umukobwa wawe. Hanyuma yuko wamufashe ukamugira umukozi wawe, nyuma umenye ko ari umukobwa wawe sasa. Mama w'umusore ati ariko nyuma yuko umenye ko ari umukobwa wanjye ngomba kumwitaho bitandukanye. Namufashe kuri erega ko nari ndi kwita ku muhungu wanjye. Nibyo umubyeyi wese yakora ari kwita ku mwana we. Rero nawe ndashaka kumwitaho nk'umukobwa wanjye. Nana ati ntiwigeze umuha n'amahirwe yo kugira ngo akwiyereke. None icyo ukeneye nuko mfata amafaranga yawe ubundi nkamugukundisha. Umugore ati mbabarira ndakwinginze. Byahoze ari isengesho ryanjye kongera kubona abana banjye b'impanga. Buri munsi narasengaga kandi nkizera ko Daniel akiriho. Basi ndakwinginze ntubinkorere ahubwo bikorera umuhungu wanjye. Mbabarira umumvugishirize ambabarire. Dutangiranye n'umukobwa, ubona ko umukobwa ari mu masuku. Akiri aho ngaho hari abasore babiri baciyeho baba baramubonye. Aba basore wabonaga ko ari amabandi. Baramwegereye bati mwiza umeze ute? Batangira kumwiyenza. Umukobwa akomeza kubabwira ko ari mu masuku. Atangira kubabaza ati ese mushaka iki? Ati nimundeke nkomeze nikorera amasuku. Ubwo baramusunitse yikubita hasi. Batangiye kumukoraho ngo bamuhagurutse, arababwira ati nimundeke. Bakiri aho ngaho hari imodoka yahaparitse. Yavugije amahoni menshi maze hasohokamo umusore. Umusore yaraje abonye ukuntu abahungu bari bari gufata uwo mukobwa, arababwira ati birahagije. Ubwo bamukijije ayo mabandi. Amabandi yagiye atuka uwo muhungu. Ubwo umukobwa wacu yasigaranye na wa muhungu basigara baganira. Umuhungu akomeza kumubwira ati ubutaha ujye wirinda. Yabajije umukobwa niba abaho ngaho. Umukobwa ati ntago mba hano ahubwo nuko nari ndi mu kazi. Umusore yatangiye kumubaza ati ese umeze neza ntago bigeze bakubabaza? Umukobwa ati uretse ko nyine nababaye mu ivi ariko nta kindi kibazo mfite. Umusore ati reka turebe. Arangije aramubwira ati ugomba kujya kuri farumasi bakakurebera neza ko nta kindi kibazo gihari. Umukobwa ati urakoze cyane. Bakiri aho ngaho imodoka ya mama w'umusore yaraje iparika iruhande rwabo. Mama w'umusore asohokamo maze ubwo abaza umuhungu ati urakora iki hano guze? Umuhungu ati mama ntago nari nzi kuri bugaruke vuba. Ubwo niko mama yitegerezaga umukobwa. Arangije abaza umuhungu ati ese uyu mukobwa ninde? Uwo musore ubwo nta nubwo yari yabajije umukobwa izina. Agiye kuri mubaza mama ati nta nubwo uzi n'izina rye? Nagusize mu rugo kugira ngo uburuhuka, none wowe uri hano uri gushimisha umuntu utanazi? Umusore ati mama ntago ari umuntu utazwi ariko ni ataravuga byinshi. Mama ati ntago nitaye ku cyari cyo, gira vuba vuba usubira mu modoka ujye mu rugo. Umusore atangira kubwira mama ati mama tuza ariko. Mama ati subira mu modoka ujye mu rugo. Umusore yahise abwira umukobwa ati wiyiteho. Umukobwa ati nta kibazo. Umusore yasubiye mu modoka ndetse na mama wajya mu modoka ye. Barangije baragenda. Umukobwa nawe yasigaye aho ngaho yikorera amasuku.
ubwo yafashe imodoka aragenda, ageze iruhande rw'umukobwa amanura ikirahure aramubwira ati ubutaha ujye wirinda. Umukobwa ati urakoze cyane. Ubwo yamusezeyeho aragenda na mama we aragenda. Barakwereka mama w'umuhungu yageze mu rugo ari mu cyumba arimo yitegereza agafoto. Akiri aho ngaho yumva umuntu arakomanze ati injira. Ubwo haje wa muhungu we aramubwira ati mama ndashaka ko tuvugana. Ese mama kare biriya byari ibiki? Mama ati mwana wanjye erega mba ngomba kukureberera nk'umubyeyi. Umwana ati mama ndabyumva ariko ntago narindi mu bibazo ku buryo wari kuza kwitwara kuriya, cyane kuri mukobwa atari no kungirira nabi. Mama ati mwana wanjye urabizi ko ukunzwe kandi ugomba kwitabwaho cyane kare nawe mfite wenyine. Umusore ati none se mama ushatse gusobanura ko ntari kumufasha koko nsanze ari mu bibazo bimeze kuriya? Mama ati mwana wanjye urabizi ko ari we mwana wenyine mfite kandi ugomba kuba umeze neza. Ese byari kugenda gute iyo haza kugira ikintu kibi kikubaho? Erega ni we wenyine mfite kandi mba ndi kugerageza kuba umubyeyi. Ubwo mama we yahise amuhobera arangije aramubwira ati mwana wanjye ugomba kwirinda. Umusore ati okay ndabyumva mama nta kibazo utanzirinda. Barakwereka mu cyumba ubwo umusore wacu ari kumwe n'inshuti ye. Inshuti ye iramubaza ati ese ni ibiki wavugaga byongeye kuba bro? Umusore ati ese ushaka ko mbikubwira inshuro zingahe? Inshuti iti ese ko numva kuvuga umukobwa byagenze biti? Umuhungu wacu ati umukobwa? Atumva man ati uriya mukobwa arihariye pe. Inshuti ye iti arihariye gute se? Umusore wacu ati simbizi. Ubwo yahise amubaza ati ese wigeze uhura n'umuntu ku nshuro ya mbere ugahita wumva murahuje? Inshuti ye yaramusetse cyane iti waba wamukunze se? Umusore wacu ati ese ibintu byose ni urukundo? Inshuti ye yaramusubije iti none ni ibiki niba atari urukundo? Umusore wacu yahise amusubiza ati hari undi muntu yanyibukije twigeze guhura na mbere. Inshuti ye yahise imusubiza iti ndatekereza wasubiye mu bihe by'ahahise akaba ari byo biri kukubaho. Umusore wacu ati njye ntago nizerera mu myuka mibi. Ubwo bakomeje gukina game kuko ari byo bari barimo mu cyumba. Umunsi ukurikiyeho barakwereka umusore wacu ari mu gikoni. Akiri aho ngaho mama we yamusanze mu gikoni aramubaza ati ese mama umukobwa udukorera hano kuki atagaruka? Mama ati naramuhamagaye ngo agaruke, akomeza ambwira ibibazo byinshi ko yapfishije musaza we, yapfishije muyomba we, akomeza kumpereza impamvu nyinshi. Umusore ati none se mama washatse undi mukozi? Mama ati ndi kubitekerezaho kugira ngo dushake undi mukozi kuko haciyeho igihe kinini pe. Yahise abwira umuhungu ati nana ariko ari hanze, genda muvugane umubaze niba yatubonera umuntu wadufasha kano kazi, ibi bindi ndasigara ndi kubyitaho. Umuhungu ati nta kibazo mama. Ubwo yahise akuramo itaburiya yo mu gikoni aragenda yambika mama wiwe kugira ngo akomeze ateke. Umusore yarasohotse ajya kurebana na nkuko mama we yari abimubwiye. Ageze hanze ati nana waramutse? Nana ati umeze ute se? Hari icyo ukeneye? Umusore wacu ati yego, mama yarambwiye ngo ninkubaze ese watubonera umuntu wadukorera akazi ko mu rugo ko dukeneye umuntu wo kudufasha byihutirwa. Nana ati ntawe, atariko ndaza kubarebera. Umusore ati hagati aho se umukobwa wawe ameze ati? Uyu munsi yigeze ajya mu kazi? Nana ati ameze neza nta kibazo. Urimo urambaza Adina? Umusore ati ese ni naryo zina rye? Oh afite n'izina ryiza. Umusore ubwo yahise amubaza ati none ivi ryiwe rimeze gute ko ejo nasize atameze neza? Mama ati ivi rye? None se byagenze gute? Umusore ati ubwo duherukanye yari yakomeretse ku ivi, nashakaga kumenya niba ameze neza. Umusore abonye Nana atangiye kujya kure aramubwira ati nta kibazo ngaho komeza akazi kawe ubwo turasubira. Nana ati nta kibazo. Ubwo Nana yaratashye, kumbe disi Nana ni mama wa mukobwa. Yatashye amwitegereza ku mavi, koko arebye ku mavi ye asanga hariho ibikomere. Arangije aramubaza ati koko byari ukuri? Umukobwa ati ukuhe kuri mama? None ibyo ndi kubona ni ukuri? Iki si igikomere? Mama ati byagenze gute kugira ngo ukomereke gutya? Umukobwa ati ubwo nari ndi gukora amasuku naranyereye nkubita ivi hasi. Mama ubwo yahise amubaza ati none ibi ngibi Guzi yabimenye gute mu gihe ngiye ntabyo nzi? Umukobwa ati Guzi ninde? Oh ese niryo zina rye? Mama ati none ibyo nibyo ndi kukubaza? Nakubajije nti kubera iki ngiye ntigeze menya ibi ngibi? Umukobwa ati mama ntago nashakaga kuhangayika,
kandi nta nubwo bikaze cyane, aka ni akantu gatoya. Mama we ati ariko nanjye nagombaga kubimenya, uzi ukuntu yambajije iby'uko wakomeretse ku ivi nkatangira kureba nk'igikeri. Umukobwa ati yo nose yabikubajije? Mama we ati yanambwiye ngo ngusuhuze. Umukobwa ubwo yasetse mubona ko yishimye. Mama we ati niki gisekeje hano se? Umukobwa ati oya ntacyo mama, ahubwo reka nkuzanire ibiryo urye. Ubwo yahise ahaguruka ajya kureba ibyo kurya. Ubwo mu gitondo ubwo Adina yari ari gukora amasuku, mama we yarasohotse yambaye neza. Umukobwa aramubaza ati mama none se ugiye hehe? Mama we ati ndaza kugaruka kuko wa mumabuja nkorera yambajije umukozi wo mu rugo, mubwira ko ndaza kumumurebera. Ubwo rero nari ngiye kumushaka. Umukobwa ati ubwo nta kibazo. Barakwereka umukobwa yarahagaze ku muhanda ari n'igikapu, hari imodoka yaje imuparika iruhande. Ubwo iyo modoka yasohotsemo wa muhungu wacu, aramusuhuza ati umeze ute Adina? Umukobwa nawe ati umeze neza guzi. Umusore ati biratangaje kubona twese tuziranye amazina noneho. Umusore ati none se ko uhagaze hano n'ibikapu? Umukobwa ati ngiye mu rugo, nuko nari ntegereje nyine imodoka irantwara. Umusore ati none se waretse nkaguhereza lift? Umukobwa ati oya nta kibazo rwose, ndakomeza ntegereze bisi. Umusore ati ntago ndi bureke ngo ugume hano hatagira ikindi kintu cyongera kuko wawe nk'ubushize, ngwino ngutware nta kibazo. Umukobwa ati urakoze cyane. Ubwo yahise amufashe igikapu akijyana mu modoka, amufungurira umuryango aricara. Umusore amaze gushyira igikapu mu modoka, ubwo yaraje yicarana n'umukobwa atangira kumuganiriza. Aramubwira ati mbere na mbere reka ngusabe imbabazi. Umukobwa ati kubera iki nsaba imbabazi? Hari ikintu wigeze ukora kibi? Umusore ati ndabizi neza ko nta kibi nakoze, ndi gusaba imbabazi ku bwa mama kubw'imyitwarire yagize cyagiye. Umukobwa ati nta kibazo. Umusore ati nk'uko umubyeyi wese bigenda ahangayikira abana be, niyo mpamvu yari yitwaye kuri ya kirya gihe, cyane ko ari nanjye mwana wenyine afite, rero musabiye imbabazi. Umukobwa ati ndabyumva, nanjye nk'uko mama wanjye yabikora. Umusore ati yego nibyo, ni nayo mpamvu ntigeze mbwira mama wawe ibyakubayeho, gusa icyaba icyo ari cyo cyose basi ujye umbwira, niteguye kukumva. Umusore ubwo yahise amubaza ati ese byibura yaba yatuboneye umuntu wo kudufasha? Umukobwa ati oya, icyo navugaga hari umuntu yababoneye. Umusore ati yego se? Umukobwa ati yego yamubonye, kandi uwo muntu ni njyewe uzaza kubakorera akazi. Umusore ahita amubaza ati kubera iki wowe? Hanyuma se ishuri bizagenda gute? Umukobwa ati nyine ku ishuri nabyo ni ibibazo, urumva rero dukeneye amafaranga kwanza, niyo mpamvu mama yifuje ko akazi ari njye ugakora. Atangiye kumubwira ibintu byinshi. Umukobwa ati urabyumva rero dukeneye amafaranga, cyane ko hari n'ibindi ataravuga byinshi. Umuhungu ati ibiki? Umukobwa ati ntacyo. Umusore ubwo yari yabibonye ko umukobwa afite ibibazo byinshi. Umusore ati reka rero nkucyure. Umukobwa ati nta kibazo urakoze. Barakwereka umukobwa yageze mu rugo we na mama we bari kurya, ariko ubona ko umukobwa ibitekerezo biri kure. Ubwo bari kurya, mama we aramubaza ati ese Adina ko mbona uri kure cyane, ni amahoro? Umukobwa ati mama nta kibazo nyine meze neza. Mama ati oya, subiza ikibazo cyanjye, ni ikihe kibazo? Umukobwa ati mama nyine nashaka kumenya niba wigeze ubona wa muntu bahereza akazi. Mama ati ntago ndamubona, gusa ndacyashakisha. Umukobwa ati ese mama ko ikiri gukora ibintu bimeze gutyo, subizi neza ko dukeneye amafaranga, ese waretse ako kazi nkajya kugakora? Mama ati narahiye ku buzima bwanjye ko nzakwitaho, rero ntago ngiye kwisubira ku ijambo ryanjye, ntago natuma kariya kazi ujya kugakora. Umukobwa akomeje guhatiriza. Mama arambwira ati irya nta bindi. Ubwo bwarakeye umukobwa ajya kwisabira akazi, kuko nijoro mama we yari yamuhakaniye. Akiri aho ngaho mama waguze ati urakora iki hano? Cyane ko yari yanamubonye umunsi wa mbere bahura, ubwo Guzi yari arimo kumutabara bya bisambo. Mwibuke ko kandi umukobwa yari yamaze kubwira Guzi ko ari we muntu uzaza gukora akazi ko mu rugo. Ubwo mama we yari ari kumubaza ati urakora iki hano muko? Umusore we ati mama uyu niwe mukozi wacu uraza kudukorera. Mama wa Guzi yari ataramenya ko uyu mukobwa ari uwanana. We icyo yibuka nuko yigeze kumubonana n'umusore we, ariko ntiyamenya ngo aturuka hehe.
Umusore ati mama ariko uyu niwe mukozi uraza kudufasha akazi ko mu rugo. Mama we ati oya nana yambwiye ko hari undi muntu yatuboneye. Umuhungu akomeje kuvuganira umukobwa ati gozi ntabwo ari ngombwa reka ngende reka nsohoke. Ubwo umukobwa yahise asohoka yihuse. Umukobwa yatashye yababaye gusa mama we ntiyarazi ngo avuye hehe. Ageze mu rugo mama we ati nkufitiye amakuru meza. Umukobwa ati amakuru meza? Mama we ati ariko ntabwo ndi buyakubwira urakaye gutyo. Umukobwa yasetsemo kugira ngo yumve inkuru nziza mama we amufitiye. Mama we ati ubu noneho ka kazi niwe wagakora. Namaze guhamagara mabuja amubwira ko namuboneye umuntu kandi uwo muntu ni wowe. Umukobwa ubwo yikanzemo ati ngo iki? Mwibuke ko yari yagiye mu rugo kwa mama waguzi, mama we atabizi. Mama we ati none se ko mbona urakaye? Numva guri bubyumva ugahita wishima none uhise urakara. Umukobwa ati nyine mama ntago nari nzi kuri buze guhindura intekerezo pe. Mama we ati yego rero nazihinduye. Aka kazi ni wowe ugomba kugakora. Nabitekerejeho nsanga dukeneye amafaranga koko. Umukobwa ubwo yahise abwira mama we ati mama hari ikintu ugomba kumenya rero. Mama we ati noneho kuri iyi nshuro wakoze ibiki muko? Ubwo bwarakeye mu gitondo bajyana kwa NYiRABUJA. NYiRABUJA ati ese n'umukobwa wawe? Nana ati Adina niwe mwana wenyine mfite. Byose ni amakosa yanjye rero. Kuba yaraje ejo rero atambwiye byose ni amakosa yanjye. Mabuja ati ese kuki utigeze unamunyereka byibura kugira ngo mumenye? Ati ariko nta kibazo. Ndaza kumuha akazi kubera wowe. Nana ati urakoze cyane. Umukobwa nawe ubwo yarashimye ati murakoze cyane Imana ibahe umugisha. Nzakora buri kimwe cyose nzategekwa gukora. Mabuja ati ntago ariko uzajya urara hano. Uzajya uza mu gitondo ukora akazi hanyuma nibigera nimugoroba utahe. Umukobwa ati nta kibazo. Umugore ati nubwo ikirere cyaba kirimo imirabyo ingana ite uzajya ukora utahe. Umukobwa ati nta kibazo. Ubwo baramushimiye barataha. Umukobwa ubwo yatangiye akazi kiwe. Mu gitondo bari ku meza bari kurya umuhungu ati mbega ibiryo biryoshye. Uzi guteka pe? Umukobwa turakoze cyane ari nako mama we amureba ikijisho. Mama we ati birabishye. Umusore ati ngo iki? Njye se ko ndi kumva biryoshye. Mama uvugishije kuri ibi biryo birabishye. Ubwo mama w'umuhungu yabonye ko umuhungu akomeje gushima umukobwa abwira umukobwa ngo nagende. Umukobwa yarigendeye. Mama w'umusore ati guzi ngewe ndi kugerageza kumukanga. Kubera iki wowe utamukanga ahubwo ugakomeza kumusingiza? Umusore ati mama ariko ntabyo nakoze. Mama ati none birabyara ibiki? Umusore ati ariko mama ibyo navugaga ni ukuri ibiryo yatetse biraryoshye pe. Mama noneho akomeza kurakara. Umuhungu ati okay mama ngaho mbabarira. Ngaho reka turye nta kibazo ntago bizongera. Umukobwa yari ari mu gikoni mu masuku ye nk'ibisanzwe arimo guhanagura ku meza ahantu hari ibirahure. Yakomye ikirahure kimwe kikubita hasi. Yagize ubwoba cyane. Akiri aho ngaho mabuja yaraje atangira kumutonganya ati nta n'icyumweru urama rutangiye kumenagura ibintu. Umukobwa ati ni impanuka ibaye n'ukuri mabuja mumbabarire. Umugore ati ubutaha ibingibi nibiba noneho nzagukata umushahara wawe nzawumara. Umukobwa ati unyihanganire mabuja. Umusore wacu ubwo yari ari gusohoka yahise akubitana n'umukobwa hanze. Umusore ati ntago nari nzi kuri hano hafi umeze ute se? Umukobwa ati meze neza ariko hari ibintu nakoze. Umuhungu ati ni ibiki? Ese niyo mpamvu uri kureba gutyo nk'umuntu utishimye? Byagenze gute? Umukobwa ati namenye ikirahuri. Umusore ati ndatekereza ariko byabaye nk'impanuka ntago wabikoze ubishaka. Umukobwa ati yego yari impanuka ariko ntago byakabaye byabaye. Icyumweru kimwe gusa nkatangira kwangiza ibintu. Umusore ati oya nta kibazo rwose humura nkuko natangiye mbikubwira ni impanuka. Ahubwo ubutaha uzirinde ibirahure bitazagukeba. Umukobwa ati urakoze cyane. Ubwo bwarakeye mu gitondo umugore ari ku meza ari kurya. Ahamagara umukobwa aramubaza ati ese guzigeze afata ibya mu gitondo? Umukobwa ati oya ntago nigeze mubona. Ubwo mama we yahise azamuka hejuru ajya kureba umwana we asanga umuhungu we ntameze neza ari kubira ibyuya. Ubwo yaramufashe amujyana mu cyumba amwicaza ku buriri aramubwira ati ihangane nze mpamagare muganga. Umuganga yaje kumwitaho abwira umugore ati mada humura umwana wawe araza kumera neza. Umugore ati muga sinkunda kubona umuhungu wanjye ameze gutya nawe urabizi ko ari we mwana wenyine mfite. Umuganga ati nkuko nabikubwiye araza kumera neza
nuko ari infection zo mu maraso gusa. Mukomeze kumureba, nitubona nta gihinduka nibwo ndohereza umuforomo aze afata amaraso ya sample hanyuma tujye kuyapima. Umugore ati ndakwinginze muga, ukore buri kimwe cyose kugira ngo umuhungu wanjye amere neza. Umuganga ati ndaza kubwira umuforomo wanjye azana imiti yose twamwandikiye. Umugore ati nta kibazo. Muganga ati ndagiye, ubwo mukomeze kumwitaho. Umugore ati murakoze cyane. Umugore ubwo yavuye mu cyumba aramanuka, ahamagara umukobwa ati Adina, ngiye kugenda, hanyuma umuhungu wanjye umwiteho kandi wibuke ko arwaye, agomba kubonera imiti ku gihe. Umukobwa ati nta kibazo mabuja. Umugore ati mfite ikirori uyu munsi ndetse n'ejo, ubwo rero umuhungu wanjye umwiteho mugusize mu maboko, umbabarire ubinkorere pe, wite ku muhungu wanjye. Umukobwa ati humura mabuja, nta kibazo ndaza kumwitaho. Ubwo igihe cyo kurya cy'umuhungu cyarageze, umukobwa amushyira ibiryo mu cyumba asanga umuhungu ari gukina game. Umukobwa yaraje asanga ari gukina game, yahise amushikuza PlayStation remote. Umuhungu ati mbabarira uyinsubize batansinda. Umukobwa ati oya, wakabaye waruhutse none wibereye muri game. Umusore ati dere bagiye kunsinda. Umukobwa ati oya, nibashaka bagutsinde. Umusore ati nose ko narindi njyenyine nari gukora iki? Nari kuguma hano nicaye gusa nta n'umuntu turi kuvugana. Umukobwa ati nose inshuti yawe bimeze bite wa wundi usanzwe aza kugusura hano? Umusore ati basi mbabarira uhagaritse game batansinda. Umukobwa ati oya, ntago ndi bubyumva ibyo, banza umbwire inshuti yawe bimeze bite. Umusore ati yagiye rega ntago ahari, kandi nyine abagomba kumenya uko company biba biri kugenda. Umukobwa ati ariko nyine twari twakuritse ngo uruhuke. Umuhungu ati erega narindi njyenyine mfite irungu. Umusore ati ese ubundi kuri kumbwira abo bandi abo bashyitsi banjye, ubundi wowe uje ntiwamara irungu? Umukobwa yarasita ati ngemba mfite byinshi byo gukora urabizi. Umusore ati nari mbizi kuri bumizo nzitwazo kubera ko nawe bizi neza ko nta kintu ushobora gukora ngo kinsetse. Umukobwa ati erega ngenzi no kubyina. Umusore ati ntago nakwizera. Umukobwa ati ndabizi neza ko utanyizera ariko uko niko kuri. Umusore ati okay, ngaho nguhaye stage ngaho mbyinira. Umukobwa ati icyo gitekerezo ntago ari cyiza, ngewe ndi hano kugira ngo nguhe ibiryo urye kandi menye neza ko umeze neza. Umusore ati oya, ugomba kubyina, nutaza kubyina sindi buze kurya. Umukobwa ariyumvira ati none se urabyumva gute turamutse dukoze deal, ukarya ndetse ugafata n'imiti neza, hanyuma nanjye nyuma nkaza kukubyinira? Umusore ati nta kibazo. Umukobwa yahise amuhereza ibyo kurya ati ngaho irya uraza kumererwa neza. Mu gitondo umukobwa yagarutse mu kazi, ubwo yari ari gukora akazi mu cyumba cya mabuja we, hari ifoto yari iri mu ikadiri yari ari kwitegereza, arimo yitegereza cyane ntago yari azi ko nyirabuja muri inyuma. Ahindukiye amubonye ifoto yayirekuriye hasi arayimena. Umugore arikanga, ubanza ko zikosa rikomeye. Umugore ati waba uzi ikintu ukoze? Umukobwa ati umbabarire mabuja. Mabuja ati ikosa rikomeye cyane ukoze, hita usohoka vuba vuba. Umusore yaraje asanga mama wari gutunganya umukobwa cyane ari nako amubwira ngo asohoke. Yari yangije ifoto umugore akunda cyane DC, ari kumwe n'umugabo we ndetse n'abana be. Umugore yarababaye cyane. Umusore yafashe umukobwa amujyana mu cyumba cyiwe amuzanira amazi, cyane ko yari afite ubwoba kuko nyirabuja yari amaze kumukanga. Umusore atangira kumubwira ati wihangane ku bwa mama, mama wanjye ni kuri yahora ameze, basi umubabarire. Umusore ati none se ko wacecetse nta kintu uri kuvuga? Umukobwa ati nkomeje kwangiza ibintu cyane umunsi ku wundi. Umusore ati ngaho ihangane. Umukobwa ati nta kibazo, byose rega ni n'amakosa yanjye. Umukobwa ati hari ikindi kintu nangije. Umusore ati noneho ni iki kimenye kano kanya? Umukobwa ati ni ifoto y'umuryango yariri mu ikadire. Umukobwa yahise abaza umuhungu ati ese ufite papa wawe na mushiki wawe? Umusore n'agahinda kenshi yabuze icyo avuga. Umukobwa yari yabibonye aramubwira ati basi umbabarire kubaza ikibazo nk'iki, ese byagenze gute? Umusore ati bishwe n'impanuka. Ubwo yahise ahindukira amwereka urutugu rwe ibisebe biriho. Umukobwa ati wihangane. Umusore ati haciyeho imyaka 20 iyi mpanuka ibaye, atari kiracyangaruka mu bwonko. Umukobwa ati noneho mbonye impamvu mama wawe agomba kundakarira pe, umbabarire nawe. Umusore ati mama mwihorere, akeneye igihe araza kumererwa neza, ndatekereza byaba byiza aho ugiye mu rugo. Umukobwa ati nta kibazo. Bwarakeye mu gitondo umukobwa yari abizi neza ko yakoze amakosa akomeye cyane. Yaje imbere ya nyirabuja ati mwaramutse mabuja.
narinje kugusaba imbabazi kubw'ibyo nakoze ejo. Umugore yararakaye cyane aramubwira ati mva imbere none ahangaha. Umukobwa ati mabuja ni ukuri mbabarire yari impanuka ntago nabishakaga. Umugore ati niba udashaka intambara mbabarira usohoke hano vuba vuba. Sinshaka kuzongera kukubona mu nzu yanjye umvire mu buzima. Sinkeneye no kuzagira n'ahandi hantu nkubona. Umukobwa ati mbabarira mabuja. Umugore ati ndavuze ngo sohokera mu nzu. Ubwo umukobwa agisaba imbabazi umugore yararakaye cyane aterura icyayi yarari kunywa ahita kimumena amubwira ati nsohokera mu nzu vuba. Umugore ubwo yahise ahamagara umuzamu wo hanze amuhamagara ati James. James yaje yihuta cyane ati yes madam. Aramubwira ati ubonye uriya mukobwa usohotse hano ikindi gihe niyongera kwinjira hano bizarangira ubuza akazi kawe. James ati yego mabuja nakumvisha ahita amuterera isari ahita asohoka yihuse. Ubwo umusore amaze kumenya ko umukobwa yirukanwe atazongera kugaruka yaragiye mu cyumba arifungirana yari yarakaye cyane. Mama we yaraje arakomanga cyane umwana abanza kwanga kumufungurira. Mama we aramwinginga ati fungura basi tuvugane. Yaramufunguriye arinjira aramaze ati gozi byagenze gute. Umuhungu yaramwihoreye ko yari yarakaye cyane. Mama we ati ndavugana nawe wabaye iki. Umusore ati ntacyo nabaye. Mama we ati none se kuki wifungiranye mu cyumba. Umusore ati mama wandeka nkaba ndi njyenyine. Mama we ati oya ntago ndi bugende mpaka umbwiye icyo wabaye. Gozi mbwira ikibazo ufite ubundi wabaye iki. Ese umuntu yakemura n'ikibazo bwo yakemura ikibazo atazi wambwiye icyo wabaye. Akomeza kumubaza ati none se ni kihe kibazo. Umusore ati ni wowe mama ni wowe kibazo ni wowe uri gutuma nitwara gutya. Umusore ati mama nawe uzi ntekereza ko uri umuntu mwiza ariko kano kanya ndi kugenda nsobanukirwa uwo uriwe. Mama ati ni ibiki nakoze se. Umusore ati mama yagusabye imbabazi. Ntazo yagusabye imbabazi ku ikosa yakoze bwa mbere ndetse aranagaruka gusaba imbabazi ku yandi makosa. Mama ati niba ari uriya mukobwa uri kuvugaho ndakwinginze rekera aho ngaho. Ati mama ntago ndi burekera aha ngaha igihe utari uhari nari ndwaye yanyitayeho wari wibereye mu byawe wagiye muri business yasigaye anyitaho cyane rwose ariko ikosa rimwe gusa akoze ritumye ibintu byose bihinduka zero uranamwirukana. Mama ati yameneye ifoto. Ati kandi urabizi neza icyo iriya foto isobanuye kuri njyewe. Umusore ati mama ifoto ndabizi neza icyo isobanuye kuri wowe ariko umuntu yakoresha indi biriya byakemuka rwose bikava mu nzira. Umusore ati mama nushaka umbwire kano kanya ngende nkuzanire iduzeni y'amakadire niba ari byo wifuza. Ntago byari ngombwa ko mufata kuri yarega mama ntago ari byiza kubera ikosa rimwe gusa. Ubwo umugore yari yabonye ukuntu umwana yarakaye aramuhamagara ati guzi. Umusore ati mama icyo nkeneye ni uko uriya mukobwa agaruka. Akivuga gutyo mama ati utavuga ibyo bintu ntago nshaka agaruka mu nzu yanjye ntago ibyo ngibyo biri bube. Umusore ati mama ntago biri bube. Mama ati yego. Umusore ati okay nta kibazo nanjye mu gihe ataragaruka hano sindongera kurya ntago ndi busohoke mu cyumba cyanjye tuzongera kuvugana ari uko uriya mukobwa yagarutse. Mama ati gozi wasaze uriya mukobwa yarakuroze. Umusore ati mama uriya mukobwa ari gushaka amafaranga ni umukobwa ukiri muto ukiri gushakisha amafaranga. Mama natekereje ko uri umugore ushobora gufasha umugore mugenzi wiwe. Mama ati rekera aho ngaho gozi. Umusore ati sawa ndarekera aha ngaha gusa ariko nkuko nabikubwiye nzongera kurya ari uko uriya mukobwa yagarutse tuzongera kuvugana ari uko yagarutse. Umugore yakomeje kubona ibiri kubera mu rugo rwe afata umwanzuro wo kongera guhamagara wa mukobwa ngo agaruke. Umukobwa yagarutse mu kazi ubwo nyirabuja aramubwira ati kuri iyi nshuro witonde kubera ko ntago ndi buze kwihanganira irindi kosa. Barakwereka ubwo umusore wacu n'umukobwa bari mu cyumba. Umusore yari ari gukura ibikinisho mu kabati ari nako ari kubwira umukobwa wacu ati tukiri abana jye na mushiki wanjye twakundaga gukinisha bino bipupe. Ubwo yakuyemo igipupe cy'agakobwa arangije ati iki yagikundaga cyane ariko nyuma yawe impanuka ibereye ibintu byose byarahindutse. Umusore ati jye na mama dukomeza kwihagararaho ariko turicara tukabakumbura. Umusore ati wihangane kukubwira ibi ngibi ndabizi ko atari ngombwa ariko unyihanganire. Umukobwa ati mbwira nta kibazo nakifuje kumubwira ko umukumbuye cyane. Umusore ati yego ndabizi ndetse ndanamukumbuye cyane ariko ntago byakunda ntibyashoboka ahari impamvu ibi byose biri kuza ubanza ari uko isabukuru yanjye yegereje. Umukobwa ati ndakumva cyane nanjye ku rundi ruhande nta bavandimwe ngira ninjye mwana wenyine ku babyeyi banjye ariko nta nubwo nzi papa wanjye ntago mbizi niba yarapfuye cyangwa se niba akiriho cyangwa se niba yaradutaye. Umusore ubwo yaramubaje ati ese nta nubwo mwigize muhurana mbere. Umukobwa ati ntago muzi pe mama wanjye buri gihe niyo mubajije icyo kibazo aragisimbuka cyangwa se akambwira nabi
nkahitamo kureka kumutera agahinda. Umusore ati wabona impamvu yanga kubikubwira ari uko bari kukurinda. Umukobwa ati ariko birababaza cyane. Umusore yahise amukurura disi aramuhobera aramubwira ati hangane. Umusore ati reka duhane isezerano ryo kuba inshuti. Umukobwa ati biraza gushoboka gute se kandi mfite agahe gatoya ko gukorera hano. Umusore ati twabikora, wowe ujya umbonamo umusaza aho utigeze ugira. Ubwo urugi rwarikomye umukobwa arikanga. Umusore ati ese nagira ikintu nkubwira? Umukobwa ati oya mfite ibintu byinshi byo gukora. Yahise yirukanka aramusigara agenda. Bwarakeye ubwo umukobwa yari ari mu kazi kiwe mu gikoni nk'ibisanzwe, umuhungu yaje kumureba yihuse cyane. Umukobwa ati isabukuru nziza Gozi. Aramuyambira cyane ubona ko bishimye. Umusore ati ese uri buze mu kirori cyanjye? Umukobwa ati ndaza kuza nyuma ariko namaze kugira ibyo ntunganya, ikindi kandi ndaba ndi kukwakirira abashyitsi. Umusore ati oya ugomba kuza kubera ko inshuti zanjye zizi mu nzu hose icyarakinera ajya kukifatira. Umukobwa ati ariko urabizi mama wawe ndamutinya. Umusore ati mama? Umukobwa ati yego. Umusore ati amakuru meza nkuzaniye. Umusore ati mama ntago araza kuba hari, ati kandi wibuke ko ndi mideni ryo kumbyinira. Ubwo rero iki nicyo gihe mu gihe arimo kumukurura. Umukobwa ati none se ndagenda nambaye gutya? Umusore ati okay ngaho ngwino ujye kwambara ibyo wari wambaye ejo mu gitondo hanyuma uze tugende. Ubwo yaramukuriye disi barajyana kugira ngo bajyane mu kirori. Umukobwa yageze mu rugo atangira kubaza mama we ati ese mama kuki ngiye ntajya nizihiza isabukuru yanjye y'amavuko? Mama we ati mukobwa wanjye wowe igihe cyose aba ari anniversary yawe, uzambaza igihe uzakenerera keke nzayikugurira rwose. Umukobwa ati none se mama papa wanjye ubundi ari hehe? Mama we yahise arakara cyane aramubwira ati ese ibyo bibazo uri kubikura hehe? Kuki uri kumbaza ibibazo by'ubugoryi bimeze gutyo? Umukobwa ati mama ibibazo by'ubugoryi? Mfite uburenganzira bwo kumenya papa wanjye ahari, nkamenya niba yarapfuye cyangwa se niba akiriho. Basigira ikintu bimbwiraho ngira icyo mbimenyaho. None se mama ninde papa wanjye? Mama wababaye cyane ati ninjye papa wawe, ninjye papa wawe ndetse nkaba na mama wawe. Umukobwa ati ese mama uzakomeza komisha ibi bintu kugeza ryari? Erega wambwira nta kibazo niba papa ari umunyabyaha abafunze nabyo nkabimenya. Mama ati Adina ninjye mama wawe ni nanjye papa wawe, ibyo birahagije. Ahita agenda amusiga aho ngaho. Umukobwa yakomeje akazi ke nk'ibisanzwe. Mwibuke ko nyina w'umuhungu yari yamubuje kongera kwegera umuhungu we. Ubwo hano umusore yabonye umukobwa agenda amwirengagiza aramubaza ati ndabona watangiye kujya unyirengagiza. Umukobwa yagarutse inyuma baraganira aramubwira ati erega niko bigomba kugenda. Umusore ati biri kumbabaza, natekereje ko twakoze isezerano ariko naribeshye. Umukobwa ati Gozi ni ukuri nakubeshye ntago nkeneye intambara. Umusore ati erega nta kintu kizakubaho. Umukobwa ati ese byibura nta nubwo ugireba mama wawe? Mama wawe yambwiye ko nta handi hantu nshaka uretse mu kazi kanjye, kukwegera nabyo ni ikibazo. Umusore ati ariko amahitamo ni ayanjye. Umukobwa agiye kugenda ubwo umuhungu yaramufashe akiri aho ngaho, ubwo yahise atangira kubabara mu nda. Umukobwa ati Gozi umeze neza? Yahise amufata ubwo amujyana mu cyumba. Yamugejeje mu cyumba amukuramo inkweto amushyira ku buriri. Umusore ati mbabarira ntugende guma hano. Umukobwa ati ese ndaguma hano kandi mfite ibintu byinshi byo gukora? None se waretse basi tukajya no kwa muganga? Umusore ati oya twijya kwa muganga, wowe guma hano ndaza kumererwa neza. Umukobwa ati mfite ubwoba pe, ntago meze neza, mfite ubwoba bwinshi, reka tujye kwa muganga. Umusore ati ariko ibi byose ni amakosa yanjye, ntago nigize nduhuka bihagije, mbabarira basugume hano. Umukobwa yabuze uko abigenza aramworosa arangije amwicara iruhande. Mama w'umusore yaratashye avuye mu kazi, ageze muri salo abona nta muntu uri gukoma, nta muntu uhari. Atangira guhamagara umuhungu we. Ubwo yahise yerekeza mu cyumba cy'umuhungu we ari nako agenda amuhamagara. Ubwo akigera mu cyumba asanga umukobwa aryamye iruhande rw'umuhungu we kuko yari yakomeje kumuguma iruhande amusinzirira iruhande. Umugore yaje yarakaye. Umugore ati niko muko utangiye kujya wishinza ku muhungu wanjye ukanamusanga mu buriri? Umukobwa ati ntago ariko biri. Umugore ati hanyuma uri kubona ndi impumyi? Umusore yakomeje kumva intonganya ziri aho ngaho ahita abwira mama ati mama murekera aho ngaho. Umugore yatangiye gukura umukobwa amusohora ari nako bavugira hejuru. Umuhungu ati mama rekera aho ngaho, ahita agwa ku buriri. Umusore akimara kugwa ku buriri bwo baje bose kumureba ari nako bakomeza gutongana. Umukobwa ati aho kugira ngo tumutware kwa muganga uri kubona intambara uri guteza? Ubwo bamujyanye kwa muganga. Umugore abaza umuganga ati Dr. ese umuhungu wanjye afite ikihe kibazo? Muganga ati mada tugufitiye amakuru atari meza. Umugore ati ayahe makuru?
Muganga ati mada wihangane, umuhungu wawe afite impyiko ifite ikibazo, ubwo rero akeneye urupyiko rwo kumuhindurira. Umugore ati none se muga, umuhungu wanjye katanywa inzoga akaba atanywa itabi, ni gute yagira ikibazo cy'impyiko? Muganga ati kugira ikibazo cy'impyiko ni ibintu bigiye bitandukanye rwose, ntago ari uko umuntu aba yanyweye inzoga cyangwa itabi. Ikintu cy'ingenzi kano kanya ni uko dushaka umuntu bahuje impyiko akamuha urupyiko kandi byihutirwa. Umugore ati ngaho se nimufata izanjye. Muganga ati ntago byoroshye nk'uko uri kubitekereza, hari igihe muba mudahuje. Umugore ati none se ko ndi mama wiwe urumva twaba tudahuje? Muganga ati yego uri mama wiwe, ariko turabanza tukamenya ubuzima bwawe uko buhagaze nawe. Umugore ati nose muga turakora iki? Ntago nshaka kubura umuhungu wanjye, ni iki turakora kano kanya? Muganga ati tugiye kumushyira kuri liste y'abantu bakeneye impyiko byihutirwa, gusa amahirwe ni makeya, wowe ahubwo ukomeze usenge. Umugore ati muga njyewe niteguye kwishyura buri kimwe cyose kuri buri muntu wese, ariko umuhungu wanjye amere neza, ntago nakwihanganira kubura umuhungu wanjye. Muganga ati yego madamu nta kibazo. Bwarakeye mu gitondo umukobwa ajya kwa muganga, aricara arategereza nk'abandi bose. Akiri aho ngaho hari umuforomo waje yaka ibyangombwa by'umurwayi. Umukobwa ati ese nakubaza ku murwayi uri mu cyumba cya 300 ikibazo afite? Ndi umukozi wabo wo mu rugo kandi yarwaye ari njye turi kumwe. Umuforomo ati ese uravuga umurwayi bazanye ejo? Umukobwa ati yego. Umuforomo ati wihangane, ntago tujya dupfa gutanga amakuru y'abarwayi bacu baba barwariye hano ku muntu noneho tutanazi. Umukobwa ati nk'uko nabikubwiye ndi umukozi wabo wo mu rugo kandi ikindi yafashwe ari njye turi kumwe, nta kibazo kumbwira kubera ko tumeze nk'umuryango. Umuforomo ati okay, ku kibazo cyiwe rero afite impyiko itameze neza. Umukobwa ati none se basazamera neza? Umuforomo ati bizaterwa, kubera ko nitubona umuntu umuhindurira azamererwa neza rwose nta kibazo. Umukobwa ati none se bisaba iki cyangwa niye kondisiyo ihari? Umuforomo ati kondisiyo ihari nuko umuntu wamuhereza urupyiko ari umuntu bahuje. Umukobwa ati none se nabo uwo muntu? Umuforomo ati ibi bintu se urabizi neza ko ushobora kuba wabikora? Umukobwa ati yego nta kibazo. Umuforomo ati okay nta kibazo ngaho nkurikira. Ubwo muganga yaje guhamagara mama wa Gozi, arambwira ati nkufitiye amakuru meza, twaje kubona umuntu ushobora guha umuhungu wawe impyiko, ndetse yavuze ko adashaka ko munamwishyura, hanyuma icyo dukeneye ni sinyatire yawe ubundi tukavura umuhungu wawe. Barakwereka mama w'umukobwa yari ari kuri telefone arimo aravugana n'umukobwa ati ese kubera iki uri kuvuga gutyo? Ubwo yahise yikanga ati urasobanura iki ko bagiye kukubaga? Ubwo umukobwa yaramusobanuriye, mama aramubwira ati oya ntago bishoboka, ese urumva ushaka gupfa? Ubwo yahise amukupa. Mama w'umukobwa yahise yihuta cyane ajya kwa NYiRABUJA. Umugore ati sinzi icyo umukobwa wanjye yagukoreye, ariko ndakwinginze ntumwice. Mama w'umusore ati nana ibintu uri kuvuga ntago nzi ibyo ari byo. Umugore ati umukobwa wanjye ari kugerageza kwitangira umuhungu wawe. Mama w'umusore ati nukuri kano kanya sindamenya ibyo uri kuvuga. Nana ati umukobwa wanjye yampamagaye ambwira ko ari we ugiye guha urupyiko umuhungu wawe, ndakwinginze niba icyo ari igihano uri guhana umukobwa wanjye kirakabije basi aba ari njye wica. Mama w'umusore ati buretse gato, ushatse kumbwira ko Adina ari we ugiye guhereza urupyiko Gozi? Nana ati yego niko bimeze, ariko ndakwinginze wibikorera umukobwa wanjye, ntago nshaka kumubura, ntago nshaka kwapfa. Mama w'umusore ati byarangeraga nta kindi kintu twabikoraho kubera ko already twamaze no gusinya. Umugore ati ntago byashoboka ko umukobwa wanjye yabikora. Muganga yaje guhamagara mama w'umusore, arambwira ati hari ikintu nkeneye ko tuganiraho. Umugore ati niki ushaka ko tuganiraho muga? Yarambwira ati ndashaka ko tuganira kuri uriya muntu wahaye urupyiko umuhungu wawe. Umugore ati uriya nyine ni umukozi wanjye wo mu rugo, araza kumererwa neza, ariko nta kibazo twaganira. Muganga ati si ibyo ngibyo, ahubwo hari ikindi kintu twamenye kandi ukeneye kumenya. Yamuhereje igitabo arareba, gusa umugore amubwira ko nta kintu ari kubimenyaho. Muganga ati nanjye naje kugira ubwoba ndetse ndikanga ubwo twamaraga kumenya ibisubizo by'abari abana bombi. Nanjye naratunguwe nkimara kubona ibisubizo, nifuza ko nawe wabimenya. Nyuma yo gupima DNA zabariye abana, twaje gusanga Gozi na Adina bahuje DNA. Umugore ati none se sibyo nyine siyo mpamvu yamuhaye urupyiko? Hanyuma bisobanuye iki? Muganga ati bisobanuye ikintu kimwe byombi, Adina na Gozi ni impanga. Umugore byaramurenze araseka, ni impanga?
araseka cyane. Muganga ibyo bintu ntago bishoboka. Urabizi ko Daniela yapfiriye mu mpanuka. Muganga ati ese wigeze ubona umurambo wiwe ubundi? Umugore ati oya ntago nigeze nkubona ariko se umubiri we ko wari wamaze kwangirika. None se muga uri gushaka kumbwira ko Adina ari we Daniela? Muganga ati nta bindi bisobanuro rega. Umugore yarishimye biramurenga cyane. Barakwereka kwa muganga n'ubundi mama w'umukobwa yari yagiye gusura umukobwa. Ubwo umukobwa yari yamwinyinze aramubwira ati mama wambwiye papa wanjye arindi. Mama ati ubu noneho niteguye kukubwira buri kimwe. Mama w'umusore ubwo yari amaze kumenya amakuru yose aza ku cyumba cy'umukobwa kugira ngo amusobanurire buri kimwe. Gusa yasanze Nana ari kumusobanurira buri kimwe cy'ibyabaye. Ubwo yari ari kumubwira ati impanuka ikimara kuba mbere y'uko polisi bahagera yaramufasha aramutwara. Ati nibwo bwa mbere nari nkubonye. Nakoze ku mutima wawe numva uracyatera. Numva uracyanahumeka. Ubwo nahise mfata umwanzuro wo kuguterura ndakujyana polisi itarahagera. Nashakaga kugufasha. Ubwo polisi yahise ihagera naragufashe ntangira kwirukanka kubera ko wari ugifite akuka ndetse agatima kawe kagitera. Numvaga ntashobora kuba nagusiga aho ngaho. Ubwo nahise ngutwara mbere y'uko polisi iza. Nakwitayeho mpaka umeze neza. Ni nako mama w'umuhungu yari ari ku muryango arimo kumviriza ibyo bari kubwira umukobwa byose. Icyo gihe wari wibagiwe ibintu byose. Ubwo mama wanjye yahise aguhereza akazina. Niwe wakwise Adina. Umukobwa ati none se mama ubuzima bwanjye nakomeje kubaho mu kinyoma? Mama ati Adina ndakwinginze wisubira hahise. Nta kintu n'ubundi byahindura. Ndacyari mama wawe nawe uracyari umukobwa wanjye. Umukobwa ati none se mfite umuryango batazi ko nkiriho? Mama w'umukobwa ati Adina icyo nagombaga gukora ni ukukurinda. Ubwo umukobwa yahise abaza mama ati none se uzi mama wanjye wa nyawe? Umugore ati oya ntago muzi. Uri umukobwa wanjye kandi ndanagukunda n'umutima wanjye wose. Kuba ibyo byarabaye nta na kimwe kiraza guhindura buri kimwe. Umukobwa yarababaye disararira. Ntago yari azi ko afite umuryango. Mama w'umusore yageze mu rugo yumva yishimye anezerewe cyane n'amarira menshi ati ese Adina niwe Daniela? Umukobwa wanjye aracyariho? Igihe cyose natekereje ko umukobwa wanjye yapfuye kumba aracyariho. Yari yishimye ari nako yishinja amakosa kubera ukuntu yagiye yita ku mukobwa. Ati kino gihe cyose yari ari mu nzu yanjye umwana wanjye aracyari muzima. Yatangiye kwibuka ku nshuro ya mbere amubona ari kumwe n'umuhungu we agatangira kumubwira nabi. Yongera kwibuka igihe yazaga mu nzu kwaka akazi. Akomeza kwibuka ukuntu yamufataga nabi cyane. Yakomeje kwibuka ibintu byinshi yagiye akorera umukobwa bitari byiza. Yibuka amumenaho icyayi mu gitondo yaje kumusaba imbabazi kubw'amakosa yari yakoze. Bukeye bwaho wareze umukobwa yagiye kumusura kwa muganga agenda yishimye amufitiye impano. Aramubaza ati mama ese ko wishimye uri kubyina gutyo na mahoro? Mama ati nkufitiye impano. Mama wagozi yampaye impano arambwira ngo nze nyiguhe. Yampaye sheke ya miliyoni ngo nyiguhe ndetse ampa n'ikanzu nziza aragutumiye mu kirori cya nijoro. Umukobwa ati mama ntaho njye. Izo mpano ziwe ntazo nkeneye uzimusubize kandi ntaho turi bujye. Mama ati Adina ujye kubahereza impyiko ntago nigeze mbivugaho. Hanyuma naye amafaranga baduhaye uri kumva turaza kuyanga ngo none ngo tuyabasubize? Umukobwa ati mama ndakwinginze wubahe imyanzuro yanjye. Ibyo bintu ntabyo nshaka ugende ubimusubize. Bwarakiye mu gitondo ababyeyi bose baza kureba umukobwa. Mama w'umusore ati namenye ko wanze impano naguhaye. Umukobwa ati yego ntago naje ntago numvaga binshishikaje pe. Mama w'umusore ati ndashaka kugushimira ntago nabona impano nkuhaye yagushimira ibyo wakoze ariko byibura nari nagerageje. Umukobwa ati nta mpamvu yo kugira ibyo ngurira ariko ntago ibyo nakoze nabikoze kugira ngo nshimwe. Nabikoze ku giti cyanjye rwose. Umugore ati ejo bundi numvise ikiganiro wagiranye na mama wawe. Nana na Adina bararebanye bagira ubwoba. Umugore ati nza hahise hawe. Uri Adina cyangwa umukobwa wanjye Daniela? Umukobwa ati urasobanura iki ko ndi umukobwa wawe? Umugore ati uri umukobwa wanjye. Nana ati mada buretse gato ibyo bintu ntago ndi kubyumva. Ibyo bintu ushaka gukora ni ibiki? Utekereza ko kuba warumvisha ibiganiro byacu biguha uburenganzira bwo gutwara umukobwa wanjye ukamunjyana? Umugore ati uyu ni umukobwa wanjye ntago ari uwawe. Nana ati urabeshya. Umugore ati uyu ni Daniela wanjye. Nana ati ese ufite umutima umeze gute? Bwa mbere utwaye impyiko y'umukobwa wanjye none ushaka no kumuntwara wese? Umugore ati ntago ndi kubeshya. Yahise akuramo bya bipapuro muganga yari yamuhaye arabimuhereza ngo abirebe. Umukobwa yarabirebye yikangamo.
ubwo Nana yasigaranye n'umukobwa arambwira ati uriya mugore ni igisasu n'ubundi ntitwakabaye tumuha umwanya wo kuza hano. Umukobwa yabajije mama ati ese mama ubundi ibi byabaye ryari mwabimenye ryari? Mama ati none se wumvaga ndi bubikore wiki? Umukobwa ati mama nsubiza. Mama ati ntago mbizi. Ibintu bimaze imyaka 20 bibaye. Imyaka 20? Umukobwa yahise atangira kwibuka ibyo umusore yigeze kumuganiriza ku mpanuka yabaye imyaka 20 irangiye. Umukobwa ati mama icyo gihe umbwiye nicyo gihe Gozi yambwiriye impanuka yabereye. None se yaba yambwiye ukuri? None se koko ni mama wanjye? Nana ati ese uravuga ibiki Adina? Umukobwa ati noneho kano kanya birasobanutse. Noneho ubu birasobanutse. Menya impamvu ku munsi wa mbere menyana na Gozi twabaye nk'abantu bari basanzwe baziranye kubera ko twari abavandimwe. Mama buretse gato ndaje. Umukobwa yahise ava ku buriri aragenda ajya kureba umuhungu mu cyumba harwariye nawe. Yaramubajije ati ese umeze uti? Umusore ati ndi kugenda mererwa neza gahoro gahoro, bambwiye ko mu gihe gito ndaba ntashye. Umusore yaramurebye ati ese ko wambaye gutya nkanjye kandi? Umukobwa ati ni inkuru ndende, nzayikubwira numara kumererwa neza. Umukobwa ati ndishimye kuko ubona umeze neza. Umusore ati yego se, natekereje ko wandakariye ahubwo. Umukobwa ati nakurakarira gute se? Umusore ati nari nzi ko utazaza kundeba hano. Umukobwa ati oya, nagerageje inshuro nyinshi kuza kukureba, gusa mama wawe yari yabwiye abaforomokazi ko ntemerewe kwinjira. Umusore ati kubera iki? Umukobwa ati none se ntago bizi? Umusore ati ni ibiki? Umukobwa yahoze ari isengesho ryanjye kongera kubona abana banjye b'impanga. Buri munsi narasengaga kandi nkizera ko Daniel akiriho. Basi ndakwinginze ntubinkorere, ahubwo ubikorere umuhungu wanjye. Mbabarira umumvugishirize ambabarire. Bukeye bwaho mama w'umusore yavuye ku kazi atungurwa no kubona umuhungu ari mu rugo. Aramubaza ati ese urakora iki hano? Umusore ati nabwiye muganga ko ngiye nkeneye gutaha. Mama we atari kukeneye kuruhuka. Umusore ati mama erega na hano naruhuka, ariko ukeneye kumenya impamvu ndi hano. Mama we ati ni ukubera iki? Umusore ati mama kubera iki utigeze umbwira ko Adina ari mushiki wanjye? Mama we yagize isoni areba hirya. Aramubwira ati mwana wanjye nategereje ko basi wakira ukabanza ukamererwa neza. Umusore ati mama ntago mbyizera, ese ni ibiki biri kujya mbere koko? Mama we ati mwana wanjye Daniel nta nubwo nshaka, ntabwo nkeneye kubera ukuntu namufashe. Umusore ati mama ntago natungurwa rwose. Nyina ati yego sinamufashe neza, ariko basi ndashaka kwikosora, ahubwo ndakwinginze umbabarire umumvugishirize, umumbwirire ukuntu ndi mwiza ndetse namufata neza. Ndakwinginze mwana wanjye umbabarire uvugane nawe, ndashaka umwana wanjye agaruka mu rugo. Umusore ati ariko simbizi niba ibyo bintu nabikora. Ubwo yahise ambwira ati mpagurutsa nigire mu cyumba. Barakwereka Adina na mama we wamureze mu cyumba. Ubwo bari barimo kuganira mama we ati Adina ubuzima burasekeje, ntago nizeraga ko ibi ngibi bizaba, ariko Adina ugomba kwicara ukababarira mama wawe, uko byagenda kose ni mama wawe. Adina ati mama uriya mugore yarambabaje cyane pe, simba nimvisha ko ari na mama wanjye. Mama we ati ariko uko byagenda kose ni mama wawe. Umukobwa ati ntago uriya ari mama wanjye, ni wowe mama wanjye. Mama we ati yego ninjye mama wawe, ariko ni wowe wakubyaye mu nda. Ku rundi ruhande ndamwumva pe, niyo mpamvu ukwiriye kumubabarira. Umukobwa ati mama ibyo simbyitayeho, nta n'igihe nzigera mubona ko ari mama wanjye. Nana ati ntago ndi kugusaba kumusanga. Umukobwa ati none urashaka kuvuga iki? Nana ati icyo ndi kugusaba kano kanya ni ukumubabarira gusa, nta kindi. Bwarakeye mu gitondo umukobwa yagiye kureba uko umuhungu ameze, ahita ahura na mama w'umusore mu muryango. Arambwira ati Gozi ntago ari hano. Umukobwa ati none se ari ko na nimero yiwe ndi kuyihamagara nticemo? Mama w'umusore ati ariko waza ukatwiyungaho gatoya tukaganira. Umukobwa ati none se buri kimwe cyose kimeze neza? Mama we ati yego bimeze neza, ari kugenda yoroherwa. Arambwira ati okay ubwo ameze neza reka ngende. Ahita amuhamagara ati Daniela. Umukobwa ati ndi Adina ntago ndi Daniela. Mama we ati okay. Mama we ati Adina Gozi icyo yateguye nuko njye nawe twahura, kandi nari namusezeranije ko nta kintu ndi bwangize. Umukobwa ati ese ushaka iki? Umugore ati Daniela icyo nkusaba ni ukumbabarira n'ukuri, nicyo kintu cyonyine nshaka. Ndabizi neza ko kano kanya ntacyo nsobanuye, nagerageje kuyishyira ngo ugaruke, ariko naje kumenya ko ubuzima atari ko bugenda. Ndabizi neza ko wabanye neza na mama wawe, ndetse sinshaka no kubyangiza. Icyo nkeneye ni uko wambabarira gusa. Turi umuryango Daniela,
ndakwinginze mbabarira. Umukobwa ati bisobanuye ko utaraza kunkura kwa mama uri kumpatiriza. Umugore ati oya, ibyo bintu ntago ndibuze kubikora. Ndabizi ko yakubereye mama mu myaka 20 ishize kandi akakubera mama mwiza. Ntago nkeneye kwangiza umubano wanyu. Icyo ndi kugusaba ni uko unyemerera ko nanjye nkubera umubyeyi. Ndakwinginze mpa amahirwe. Umukobwa ati ndakubabariye. Ubwo barahoberanye disi bose ari nako bari kurira. Ni nako agafilime kacu karangiye.